Seka wisekere wowe uri kumwe n'umunyarwanda Didier de Storyteller. Komeza wisekere, useke usekane n'abandi, mwisekere mugubwe neza. Bibiliya ngo ikatubwira ngo Yesu yamanutse aje gushaka ababuze cyangwa se abatakaye. Ariko tugakomeza twibaza ati abo batakaye bari bazi ko batakaye cyangwa nabo ntabwo bari bazi ko batakaye, bari bazi ko ari abanyakuri. Hanyuma se niba batari bazi ko batakaye, abo ngabo batakaye koko ubu ngubu ntibagombaga kujyana n'abagiye gushaka abo bagiye gushaka batakaye kandi ari bo batakaye? Sinzi niba wabyumvishe neza. Ni uko ushobora kujya gushaka igisambo, icyo gisambo kitizi ko ari igisambo kikagufasha kujya gushaka igisambo, kandi icyo gisambo bari gushaka ari cyo gisambo kikagufasha gushaka igisambo aricyo bari gushaka aricyo gisambo kandi ari koko muri gushaka. Sinzi ko ikinyarwanda wacyumvishe, ariko ni ugushaka amafaranga. Ayo mafaranga yatakaye nayo mukajyana kuyashaka ari mu mufuka wawe kandi uri kuyashaka yari mu mufuka, cyangwa se ugashaka isafuriya kandi uyifashe kandi muri kumwe, iyo safuriya itazi ko ariyo yatakaye nayo izi ko muri gushaka indi safuriya y'ingenzi yayo. Wakoze kubana nanjye Didier de Storyteller. Kora subscribe, like, share ndetse na comment. Dukomeze twisekere tukubwe neza.